Lleva chipuga. Vamos pra muito. Wala. Baravanno solo pubblicara. Vatara shira makano. Okay. Come on.
ibintu n'ibizuri tu umva bano bamotari ubu bano bantu bakwirwa bakora perime niko aba bantu murabavugaho iki koko mwakwirwa bakora perime abapolisi bari kureba aba bantu bari kubona moto batazizi koko kandi ubu zose ziri kwaka ntago batsindwa shepo abo ntago batsindwa rwose batsindwa he aho bigiye bararenze hano hari perime zirenze uretse yawe bro abantu byo bajye bareka babanze bitonde kabisa niko mwabagabo mwe ngiye numiwe rwose none se bo mufite perime zingaho perime zo turazifite nyinshi perime bo mufite perime zingahe koko ubu ngubu dufite nyinshi ku buryo ushobora guhagararana n'undi kuri moto ndabikora niko ibi bintu ubundi bimeze bite yewe bisobanure kuko abaturage bo barakuzi wowe bimeze gute wowe batwitana njyewe nitwa Tufurahi Gashoza ayo ni amazina nigengaho mu rugo no mu gasozi yego nkaba ntwara moto bisanzwe nk'iyo nk'ahantu habaye nk'ikirori bantumaho ndi n'umuhungu nawe tukajyana ubusanzwe si umumotari ntabwo ndi umumotari ndi umushoferi usanzwe ntwara abantu mbonye nk'umuntu ugenda wenda namutwara ariko ntabwo ndi umumotari wabigize umwuga none se urabona ko moto urayizi iri mu maraso ubundi wakurikije bande kugira ngo utware ino moto gutya ntabo ni ibintu byizana ukabyisangamo ku buryo ushobora guhagarara kuri moto nta muntu bikomoraho ntawe none se wowe nkawe ushobora kuba wabirose ute kugira ngo utware moto gutya ntabwo bishoboka kuko uba ufite ikintu icyo ari cyo cyose barakiga nta kubirota kundi ni ugushira ubwoba gusa ugatwara none se ibingibi n'undi wese ashirukanyije yabikora kuko ibingibi mwarimu wanyigishije nubwo natsindiye perime ariko mwarimu wanyigishije ibi ntabwo yigeze abinyigishamo none se ubu ngubu polisi kubona uriho ukorera perime babonye uburyo uhagurutse hari ikizami bigeze bagukoresha ntabwo bakubwiye ngo ugende naragikoze ariko n'abo twiganaga bose babaga bazi ko ngomba gutsinda kuko uko nakoraga turi ku ishuri barabirega bakabona ko nshoboye ariko utuye mu isantere ntabwo ntuye mu isantere ahubwo nyikoreramo uyikoreramo yenda reka tubaze nk'umuturage muze papa we reka twibarize uyu musore kuko ndabona uno musaza we adatuye mu isantere niko musore amakuru meza ni meza none se urabona uyu muvandimwe uri hano ngewe n'umi buryo atwaramo atari bwo rwose none se mutuye mumuzi uyu nguyu turamuzi kuko twarabyirukanye n'ubundi gusa mu bintu bye byose akora mu mirimo akora haba harimo utuntu tw'udukoryo
mbega ni umuntu udasanzwe ahubwo ubu ngubu ibi ngibi nibyo urimo kubona wakoreka no kuririmba rero noneho yifitiye n'umurya we noneho mbega nta ibi ngibi rero noneho murankumbuje mu kanya ari buririmba ahagaze no kuri moto none se urumva ko n'umuntu afite ibigwe mu isatere ku kinyabiziga cyane rwose ahubwo ndiho ndibaza nkawe kubera iki yaguhize ntabwo amahirwe angana cyangwa wabonye we wowe uritonda cyane we yahugiye mu bintu byo kuba yarashakishije hose ku buryo ashobora kugera kuri urwo urazi se ntabwo impano ari zimwe urumva ko nawe yagusobanuriye ko n'abo biganye ku ishuri ntabwo bakora ibintu bimeze nk'ibyo ngibi ni ibintu byamuje mu maraso bimuza mu mutwe we n'ubundi busanzwe nk'ukuntu Imana iba yaramuhaye impano ye iyi ni impano ye bwite yibukanye nta habikura nta n'ahandi kuko n'abandi bamotari se ko batabishobora n'ubundi busanzwe ese buriya nk'abamotari ese ubundi kuki adashobora kwigisha abantu bajya mu mashuri kujya gukorera perimi agakora akazi kenshi nta n'ubwo ibi ngibi ntabwo ari byo akora gusa aracuruza bari no guhiga no mu misozi hose rero urumva ko ntabwo yajya gufata kwigisha abanyeshuri ngo ajye no mu yindi mirimo gusa we iyo yabonye nk'umwanya nka gutya atwereka nk'udukoryo nk'utu ngutu nta bindi nk'utu ngutu none se ubundi abibereka nko mu gihe kihe igihe yabonye umwanya nyine cyangwa agiye nk'ahantu mu kirori mu bukwe akumva bimujemo gusa se cyangwa we bimuzamo agakoresha ikirori rwose pe hari n'igihe tuba turi kubyina tukabyina twese nta kibazo agacuranga tukabyina nta kibazo none se buriya ntabwo ajya atwara abageni kuri moto se buriya iyo bibaye ngombwa bamutumiye araserebura nk'uko nka gutya akagenda nk'imbere y'imodoka agenda atera amahoni nyine yumvikana nyine nk'umuntu w'umuhanga reka yenda tumwibarize we ubwite reka tumwibarize ubundi ubukwe iyo wabujemo ubukwe iyo wabutashye bagutumiye ubundi bagutumira bakurikije iki kugira ngo abageni batware kuri moto bimeze kubera ko baba bazi ko hari ibyo nshoboye nk'ibi birori mba nkoreye hano abaturage kugira ngo bishime nk'umuntu ufite ubukwe ushaka kuzasezerana aba agomba nawe kuntumaho akangata ibintu ngewe ndashaka kuzabinkorera mu bukwe bwanjye niyo mpamvu ubona nk'ubu mu kanya naringiye n'ubundi hari ahantu ngiye kujya mu bukwe niyo mpamvu ubona twebwe tuba twashyizeho dekorasiyo nyarwanda dekorasiyo nyarwanda mbese ubundi iyi dekorasiyo nyarwanda ivuze iyo ndiho ndabona amapera nkabona insina nkabona imyumbati nkabona imigozi nkabona ibirayi nkabona ibigori nkabona ibihaza nkabona ibi bintu ni ubwa mbere igihe mbibonye ibi bintu bisobanuye banza usobanure n'abantu kuko n'amateke byose ubundi ibi bintu bisobanuye icyo wamugana banza hariho ababibona bari mu isate rutuyemo bakagira ngo ntibasobanukirwe ino myumbati ikivuze ubundi wowe bamara amatsiko nibajya babona uriho utaka ushyira ku iyi moto yawe bajye bavuga ati ugiye mu kazi bisobanuye basobanurire kuvuga ngo impamvu tuba twashyizeho bino bihingwa nyarwanda kubera ko ari abageni bari bashyashya rwo bagitangira tuba tubereka icyo bagomba guheraho ni ukuvuga ngo ikintu tubifuriza kujya urugo rwiza rutagomba kuburamo ibi bintu byose nta muntu utazi ko ikigori ari ingirakamaro nta muntu utazi ko insina ikenewe amapera n'imbuto barabizi ibijumba nabyo ibyabyo barabizi ibirayi barabizi ibishyimbo amasombe ni ukuvuga ngo urugo rugomba tuba turwifurije kugira ibintu byose ubwo rero n'ibisheke na za avoka n'amateke ibisheke ese n'inyuma birahari ubwo urumva rero ndi kubona abantu bagukurikiye havamo ndabona harimo amasomo abiri harimo kwifuriza urugo ibi bintu byose ngo bazagire ubukungu bungana burya imyumbati ibitoki isombe n'amavoka
ubwo urumva ndumva bajya bagutumira kabisa ahubwo ukanabatwara kuri moto none urumva ke yabago ubaha ni kwa muturage nge ndumva rero izi keyo no muntu abaha murasobanukiwe ariko ibi ni ibihingwa ngandurarugo ni ibihingwa ngandurarugo gusa cyo nge ndumva ndagira ngo yongere asobanurira aba bantu bari hano kubera icyo ubundi yatekereje nzajye nta kamoto ibi bihingwa noneho njye mu bukwe kubera ni ukuvuga ngo twebwe tuba turi gushyigikira umuco nyarwanda ntabwo dukeneye izo dekorasiyo za kizungu abazungu baza bakatubeshyabeshya bakadushushanya tukabishyiraho barangiza tukajya mu bukwe barangiza tukitahira nta somo bahavanye ariko umugeni wabonye ibi bintu ibihingwa nawe hari nubwo aba atazi icyo bisobanura akazambaza ati ibi bintu washyize kuri iriya moto ari nk'umuntu wenda ushaka nko kuzakoresha ubukwe nkagenda nkabashyuhiriza ibirori bikaryoha ubukwe bugataha neza noneho hakaba n'undi nawe watumiwe ariko wiyongiye atazi ibyo ari byo akazaza akanyegera akambaza ati ariko ibi bintu bisobanura iki washyize kuri iyi moto noneho nkamusobanurira ubwiza bwabyo nicyo biri kwigisha uriya mugeni nicyo biri gushaka muri uriya rugo noneho nawe akumva barabikunze noneho bikazatuma nawe ampamagara none se buriya nk'umugeni yagutumiye ubwe ku giti cye ubundi agutumira avuga ngo cyese uze umutware kuri moto cyangwa uze umutakire bya bintu nk'ibi ngibi turi kubona gutya ni ukuvuga ngo umugeni antumaho kubera ko aba agira ngo noneho nimba yarakodesheje n'ibindi binyabiziga bo bakoresha ibya kizungu njyewe we nkoresha ibya kinyarwanda ni ukuvuga ngo ni njyewe umuyobozi w'ibinyabiziga ubimburiye ibinyabiziga byose biraza mw'ubwo yego ugomba kugenda imbere abageni bagakurikiraho abaturage tunyuzeho bakabona ko turi gushaka urabona yuko wanabikoze abaturage bose bakaza ni ibintu bidakunze kubaho ko umuntu wo muri karitsiye ahuruza abantu babana muri karitsiye bakaza kureba ibintu ari gukora ibyo bintu biragoye ahubwo giye birantunguye kuba aba bantu bose babahuruje ngewe ndagira ngo usobanurire aba bantu ubundi ukoresha iyi sitarateje kugira ngo ese ni uko wabanje kuba wakora ibi bintu gutaka iyi moto cyangwa ni uko hari ukundi uyitwara kuko twabonye twe kwitwara ubundi buryo budasanzwe intwara moto bisanzwe buri umuntu wese yabikora ahubwo icyo mba nshaka ni ugushyuhiriza abaturage kugira ngo mbaryohereze bose basigare baserebura bagira mwishimye kandi ibyo mwishimye nabibonye njye byanandenze ahubwo nari nzi ko bari mu ngombwa kugongana nta biba birimo gusa icyo ngewe icyo navuga ndumva nk'abantu nk'abapolisi baba bakurikiye nk'iyi cano cyangwa baba bakurikiye uyu muntu ese mwahera he mumwe mapirime cyangwa nk'abantu baba bari kumwigana ese hari abantu bashobora kuba baba barakwiganye uri kubona cyangwa waba uri kwigira ntabaratekereza kumwigana keretse umuhungu niwe dukorana uwuhe uwo niwe dukorana uwuhe mukorana ujyana nawe twabonye muri kimwe se waba waramwigishije twese dusa naho twigishanyije kuko ubonye ko ntabyo akora bidasanzwe birengera ibyo nkora ubonye ko dukora bimwe tugakorera hamwe mugakorera hamwe yenda reka nawe tumubaze reka tumubaze twumve ubundi ibi bintu uyu mugenzi wawe akora kandi nawe twabikubonanye se mwabyigiye hamwe ese ko bavuga ngo impano ngo ziravukanwa cyangwa ngo impano y'umuntu ngo ni iriya nawe wumvise ari impano cyangwa arabikwigishije murakoze umushakashatsi we yatubwiye ko kwiga ari ukwigana ngira ngo iyo dutwara mu muhanda hari ibyo tugenda tubona iyo umuntu akoze ikintu ukabona utari ukizi ujya ahantu ukiherera nawe ukagikora ukareba ko cyakunda
noneho cyakunda uri wenyine ukazakigaragaza no mu bantu, ukazakigaragaza no mu bantu twabibonye. None se igihe ndi kukubaza ese uyu muntu waramwiganye cyangwa ni ya mpano yiwe yimukiyemo yawe? uyu mugabo ureba ni umushoferi, nanjye nkaba umushoferi. Ubwo muri mu marushanwa se cyangwa ni ngira ngo impano yakubwiye ko ari ibintu bidasanzwe, nta zindi mbaraga dukoresha. Abenshi iyo tubikoze bavuga ngo ni imbaraga zindi zivuye ahandi, ngo ni nk'amagini, ngo cyaturaba amaji, ariko ntabwo ari ubwo buryo. ngira ngo no muri ibi biraharanditse ngo ushatse arashobora. Twebwe rero uko tubona uku nguku twagiye mu bukwe bw'umuvandimwe, ngira ngo uranabibona, ndetse n'ubu ngubu niho turi kujya. Yego ndi kubibona. Turahuye ntabwo tururiye iminota kuko tubonye kutubaza tutakwanga kugusubiza. Ubu niyo turi kujya, ngira ngo wagusobanuye rwose. Urugo rurimo ibi bihingwa ntirushobora kurwaza bwacya, ntirushobora kubura imbaraga, ntirushobora kwicwa n'imyota. Baranenga umutobe, inyota ntaho bahurira nayo, ngira ngo murabibona. Imbuto zishobora gutuma umuntu rwose iyi mbuto umudamu wayiriho cyangwa umugabo wayiriho ntibashobora gushwana. Aya ni amapera amwe mwumva bavuga mu ijuru, ya yandi yariye ku kabusa. amwe tuzaza nyakubahwa rero rwose, ndetse ntabwo tuba twamwifurije kugira ibyo byonyine, kubera yuko aba yaje mu modoka, nta nubwo aba agomba kugenda n'amaguru. Urugo rwe ntirugomba kuburamo kano kanyabiziga, akagatwara akajya ahindukira akareba uwiwe, ati mugore mwiza wangenewe, ati dore ibyo Imana yaduhaye ni ibingibi, reka tubigendanemo amahoro. Yego. N'amashyi ngo kacikaci. Tubonye ibyiza by'ibi bintu. Mwumvise? Tubonye ibyiza by'ibi bintu kuko ngiye n'ubwa mbere mbonye ibi bintu, nkabona abantu bari batatse moto, maze gusobanukirwa icyo ibi bintu bivuze. Baba batatse iyi moto bagataka n'iriya, n'abashoferi nabo bakazitwara neza. Ngiye ndiho ndibaza nk'abantu bababona yenda nka polisi y'umwiciyo mu muhanda, yo ibi bivuga iki? Polisi y'u Rwanda yo ngira ngo urabizi ko ibirori bisabwa, ibi tuba turi gukora babyita akarasisi. Ku badaherutse ku ishuri babyita ibyishimo bisesekara kuri bose, ndetse tukabikora tuzenguruka, duhindukira, tubyina, turirimba, twanishimye. Rero abapolisi iyo babibonye, iyo tugiye kubikora nta gitangaza kindi kirimo, ntago batwibazaho, kuko ngira ngo iyo duserukiye umugeni turabanza tugasaba uwo bita inicagi, tukamubwira ko tuzaca mu murenge uyu n'uyu, akagari kanaka, umudugudu uyu n'uyu, mu karere ke. Iyo twabimumenyesheje rero, ndetse rimwe na rimwe muzasanga abaturage bababwira ati ntimujye mu nzira, hagiye guca, ndetse erega ntabwo nakwibwiye, urayakwibwiye ariko ntabwo nakwibwiye. Mu kanya uri butwibwire, ndakwibikiye. Bakavuga ati
ba bagabo baserukira abageni bagiye guca ahangaha mujye ku ruhande, ibirori barimo n'ibyishimo n'umunezero, batagira uwo bahutaza mukabicira ibirori. bakabicira ibirori. Rwose abapolisi ntabwo babyibazaho cyane kuko barabizi, baduhaye impamyabushobozi zo gutwara ibinyabiziga. Urumva ko iyo utwaye ikinyabiziga ugomba kugira, niyo mpamvu biriya ubona twagiraga gutya tukagira gutya, hari ibyo baducishamo bita ngo ni kona. Noneho biriya wabonaga duhagarara gutya tukuma, nabyo biducishamo babyita demaraje. Noneho biriya wabonaga tugenda tugira gutya tuvuza n'amahoni, biriya nabyo barabitwigisha babyita sirikirasiyo. Nta kintu na kimwe rero dukora kidasanzwe. Bishatse kuvuga ko mwarabyize noneho mwabaye metirize muri byo, kubera ko babiduheye n'impamyabushobozi. yewe ahubwo gendeho ndebaza nk'abantu babahaye perime, ndumva bakabahaye akazi, kabisa, kuko uwo moto murazumva cyane ntiyagutura hasi. Akazi ko turagafite, ariko uzi ko nabonye ushobora no gufata umuntu uri kuri moto uriho umwirukansa nka kuriya, tujya tubona nk'abantu bananiranye, tukabona nka polisi irimo irirukankana nk'abantu, ukabona yabuze uburyo amufata kandi bari kumwe. Mwebwe mwabishobora, ntago yenda reka nze kuri wowe. Wowe biriya bintu ntabwo bishobora. Biriya bikora abantu badafite impushya, none twe twabifite, ntabwo twabishobora kuko ntitwabikora. Twe impushya zitwemerera kugenda neza turazifite, ntabwo banyirukankana rero, kandi ibyo bambaza mbyujuje. Icyo navuze ngo hari polisi hari igihe yirukankana umuntu. Ntabwo yanyirukankana kuko ikibi mbaza mba nkifite. Nyine ndi kukubwira, banza aho ngaho unega amatwi inyuma. Polisi hari igihe yirukankana umuntu ikabura uburyo imufata, ariyo mpamvu nabivuze ati polisi yakabahaye akazi bitewe n'uburyo muzi moto, sibyo? Ahubwo mukabafasha mu kazi. Hari igihe yirukankana umuntu ikabura uburyo imufata kandi bari kumwe, yakabahaye akazi. Muragafite. Gusa aho reka dusubire kuri uyu muvandimwe, ntabwo aratwibwira. Tumaze kumva iby'ibi bintu tubonye hano. Ubundi wowe uri muntu, wowe ukora iki muri rusange? Uri umumotari cyangwa no uhuje n'uwo mugenzi wawe? Ni ukuvuga ngo ntabwo ndi umumotari. Umumotari bivuga umuntu ukora ubucuruzi bwo gutwara abantu, agira asirase bita tagisi. Rero impamvu ntari umumotari, ariko ntabwo byavuga ko ntatwara umuturage agize ikibazo muri karitsiye, kuko asirase mfite yanjye yanditseho abantu 2, ariko ntabwo bivuga ko ari abantu baranyishyura. Rero nanjye ndi mugenzi w'uyu mugabo, usibye ko we ni umucuruzi, ngenda umuhinzi mworozi. Ni ukuvuga ngo ariko nkaba mu buhinzi bwanjye n'ubworozi narabashije kuguramo akanyabiziga kamfasha kujyana bino bihingwa wabonye ku isoko. Ndezi ibitoki cyane rwose, n'aya mapera rwose uko ubona uko, n'ibijumba, ibihingwa byose, ndetse na kayote n'ibikaju n'ibigori na dodo n'imyumbati na voka n'amateke. Akanyabiziga rero kamfasha kubijyana ku isoko. Nicyo kamfasha. Nicyo kagufasha. Gusa cyo kugira ngo ugire icyo gitekerezo se cyo kugura moto, utekereze ko uzajya wifashisha
kugufasha ugiye ku isoko kugira ngo ugure bino ugurishe bino bihingwa byawe, cyangwa no kugira ngo ubone n'uburyo uzajya ujya no kubyinira abo bageni cyangwa no gutwara abo bageni. Ese ibyo bintu wari ubifite muri gahunda cyangwa ese amafaranga yawe aravuye? Kuko turi kubona ibintu biri hano, iyi bishi irahenze. Ibi bintu njya kubitekereza kera ndi umwana ngana n'uyu nguyu niga mu wa mbere, nabonye umuntu anciyeho atwaye igare, mbona hanciyeho n'undi atwaye igare. Noneho kubera ko ntari mfite ubushobozi bwo kubitwara, ndagerageza ndabegera uw'igare ndamubwira nti wazampaye, hari akantu kaba kari mu igare bacunga. Negera n'uwa moto ndabona wazampaye kari akantu nanjye nkajya nigenda ko nabonye muri kugenda nkabona ni byiza cyane. Kaba ari ikiziga nzi se ko numva nanjye nagikora. Urakoze cyane, ni ikiziga. Ndetse nge nahereye ku inguri y'umubyare, ariyo mpamvu ubona rwose ntahemukira umubyare. Inguri y'umubyare narayifashe nkatama akaziga keza, nkajya ashyiramo akantu nanjye nkigana wa muntu wancyo, nkajya ngena navuga ngo di nkanigana navuga ngo nuko ngiye kugira amahirwe rero ndakura ndiga ngera aho itsongo ta na va na esi. Ubwo tevisi ndavuga ini rero uburyo rwose nanjye nakunze biriya bintu, biriya binyabiziga nanjye ngomba kubigeraho. Ntangira norora urukwavu ndarugurisha, bampa 1155. Norora ingurube bampa 700. Ndabigurisha ngura igare. Ubwo urupanga mba ndugezeho nasunikaga. Igare ndarigurisha mpita ngura inka. Nguzi inka irororoka impa amata. Nari mfite umusatsi wahirimbiye rwose, mbona nkize bwacya nka kubera yororotse. Nibuka ariko ko hari n'ibindi nakunze bitaga ikidurugumu cy'Isuzuki, ipikipiki. Nuko ya nka ndayigurisha mba nguze iyi moto ubona nicayeho. Ko wahebye ya moto rero nayo igomeza kumpa amafaranga, na bya bihingwa ndabihinga. Ubu mu rugo sindwaje bwacya, nta muvuduko narwaza. Hano ibubona haba harimo n'imiti, ibi bihingwa mpingwa haba harimo n'imiti. Yewe umugore wanjye nta nubwo yabura amaraso, imbuto ziba zihari wabibonye. Yego nabibonye. Rero rwose nyakubahwa, nitwa Ndamiyingabo Fabien. Uyu mugabo iyo ampamagaye kubera ko wumva ko ndi Ndamiyingabo uwo nguwo, ntabwo namutenguha. Ndetse n'ingabo zaguye ndazigandura. Ntabwo rero aho bamwiyambaje mu bukwe nanjye nahabura nk'ingabo. Nitwa Ndamiyingabo Fabien alias Kibogari, Fabiane Mirimo, Munyakazi dans tous les messieurs quartiers. On va voir bien. Encore na Louis c'est juste alias Munyakago.
niyo mpamvu turi kubona bano baturage bahangaha bishimye. Niyo mpamvu turi kubona aba baturage bahangaha bishimye, barabakunda cyane pe. Aba baturage bahangaha barabakunda. None se utaragira ikindi wongeraho, turagira ngo twibarize, ubonye nk'akandi kazi gasanzwe, ukabona nk'akandi kazi gasanzwe, kuko hari igihe umuntu abona akazi bimutunga, sibyo? Umuntu akabona akazi bimutunguye, kandi urabizi ko hari nkamwe muba mufite izindi mpano zisanzwe tuba tutazi. Umuntu abona akazi, wakemera? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. ngira ngo mu mazina navuze wumvishe ko nitwa Mirimo. Nta murimo n'umwe ntemerewe gukora mfite amaboko n'iyi butike. Uyu mutwe mfite hano, iyi niyo butike mfite. Nta murimo rero ntemerewe gukora rwose, mugafite namwe nk'akaduha twagakora. Ibintu bifatanya gute n'ubuhinzi, bafata no kuba wajya kubyinira abageni, cyangwa no kuba no gususurutsa abaturage bo muri karitsiye gute? Uvuga ngo iminsi yose habaho kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru. Kuwa mbere guhinga, kuwa kabiri gusura inshuti n'abavandimwe, kuwa gatatu gususurutsa abaturage bo muri karitsiye, kuwa gatanu imyiteguro ya wikendi, kuwa gatandatu kujya mu bukwe bw'abageni, ndetse nkabiziza nk'anabaririmbira. Ku cyumweru nkajya gushimira Imana ibyiza yadukoreye muri iyo minsi. Ndasenga. Uranasenga? Ndasenga. Sengera mu idini bita Katolike. Idini rya Katolike. Se hari abantu yenda bagukurikiye kwicana, bashobora kwibaza se uriya muntu, bariya abantu, kuko ntabwo ari we wenyine twabonye gufatanije na mugenzi wawe. Ese aba bantu dushobora kubabonera, cyangwa aba bantu bashobora kuba bakorera ibi bintu he? Hari aho babikorera n'aho batabikorera? Ibi bintu nta hantu na hamwe tutemerewe kubikorera. Ngira ngo wabyumvishe ko dufite impamyabushobozi itwemerera kujya aho badutumiye. Aho babatumiye? Rwose niyo badutumira mu mahanga, twajya muri duwani tugateza, tukagura sirasi aho tugiye, tukajyayo tukabikora. Bapfa kuba badutumiye. Gusa aho icyo navuga, ntabishimiye kuko abantu ndumva mwe munakurikiza n'amabwiriza ya leta. Abantu bashatse ibyangombwa n'ibyo bagiye gukora bakamenyesha ubuyobozi. Abo bantu urumva badafite target mu bintu bagiye gukora. Niko aba bantu hamugane mushyira baro hasi tubitondere, kuko ibyo bari gukora barabizi, babikora babitekerejeho. Ahubwo turagira ngo dusubire kuri umuvandimwe wacu, turi kubona ari we experience y'ibi bintu. Niko turagira ngo twibarize, ubundi ibi bintu ufite urugo? Ndarufite n'abana. N'abana? N'umudamu? Ndi umugabo wubatse. Uri umugabo wubatse? Ese ibi bintu ushobora kuzabiraga abana? Birashoboka, ariko ku ishuri umwana yihitiramo ibyo ashaka kwiga, ntabwo wamubwira ngo ibi bintu bitamurimo. Gusa abaye abishoboye nawe namwigisha, cyangwa se nkamwohereza ku ishuri bakamwigisha. Wese uri guteganya ko udashobora kubibigisha, cyangwa umwana azishakire? Nshobora kubimwigisha, cyangwa nkamwohereza ku ishuri nawe akihitiramo icyo yiga, umuntu agira ikintu akunda.
ntabwo ubona bikunda se wenda ubone anicara kuri moto. arabikunda ariko ntabwo yabona umwanya wo kwicaraho kuko urumva nk'ubu ngewe mba nagiye nose yakwicaraho hariya. Ahubwo ndumva wasanga harakubuze wasanga nawe buriya nose ababyeyi hari igihe baba bakunda kuba bazi impano y'abana babo. Se wowe ubona ko rogoshoriki cyangwa umwana umuhereza ku ishuri ibyo ngibyo mwarimu niwe uba ureba icyo umwana yumva, usibye ko nawe ugomba kubimufashamo. Mwarimu niwe akubwira ati umwana wakunda iki aracyumva, nawe ushaka imbaraga ushobora kuzakoresha kugira ngo umuzamure muri icyo kintu yumve. Kuko hari igihe usanga ababyeyi bafite abana ugasanga ni abamekanisiye, ugasanga umwana ari gukunda mekanike cyane. Birashoboka sibyo? Cyangwa ugasanga ababyeyi babo bakora elegitoronike, cyangwa se iyo mekanike nkabanyikora ariko mbona itampaza, nabona umwana ari kuyikunda kandi hari akandi kantu nzi mbona, ariko nkaba ubumenyi bwo gusubira ku ishuri ngo nkige ntabishobora, akaba ariko noherezamo uwo mwana. uwo mwana ngera ubwo se urumva atabagiyemo ku mahitamo yawe rega. Ibyo byose umubyeyi aba agomba kurebera umwana nye. Naho ngaho umwana yajya yigira mu muhanda akirigana n'abandi bana ku ishuri ntihirwe ajyeho kuko nta nubwo aba bishaka. Ugomba gushyiraho igitsuri cy'umubyeyi. Ugomba gushyiraho igitsuri cy'umubyeyi, ariko hari igihe nkatwe ababyeyi twe tuzi ko iyo bafite ikintu bakora runaka cyabagiye mu maraso, tuzi ko hari umwana umukurikiye. Ugasanga n'abo baturage bakavuga ati reka tware moto kuriya na se hari mubi cyane. Nabyo birashoboka, abonye ari byo ashoboye amushyigikira nk'uko nguko, dore ko twe tugenda dusaza umwana akasigarana mu kazi ntacyo bitwaye, gapfa kuba ari keza gusa, gupfa kuba nta muturage kabangamiye. Urumva wese ubundi kano kazi ko kagutunze kucyumva ko katamugira akamaro, ahubwo birashoboka mbonye aribwo bushobozi mfite bwo kamwe, ariko ngomba kumwigisha byakunda. Ariko hari n'akandi kazi kaba ari keza kurusha ko nkora, nkaba ariko namushakira bitewe n'uko ubushobozi bwanjye bungana. Bitewe n'ubushobozi bwawe uko bungana. Nose hari umuturage ubabona akavuga ati ariko icyama nanjye buriya nkamera nk'abariya abantu nkatwara moto gutya. Se hari umuntu wari wakugezaho icyo cyifuzo ubundi? Baba bahari ariko babikeneye, ariko ntabwo nigisha mbohereza ku ishuri. Barangira ahantu bagomba kubana ubumenyi. Ahandi wize kuki utababera mwarimu? Rega hari igihe umunyeshuri arusha mwarimu. Birashoboka nyine, ariko agomba kujya ku ishuri. Ariko nzi ko nzi ko reka twibarize nk'uyu musore. Amakuru witwa neza? Witwa Twizerimana Damour. Buriya ari ukugira ngo ujye ku mwarimu wigisha abanyeshuri, ari no kugira ngo ujye ku munyeshuri ufite ubumenyi buruta ubwa mwarimu ukabubwize neza, wajya byiza najya ku munyeshuri, nibwo nakumva vuba. Kubera iki? Kubera bari abarimu n'ubwo babuziramo kwisanzuraho nk'uko wakwisanzura ku munyeshuri. Aricyo ashinzwe. Icyo ashinzwe, ariko namanza nkaca ku munyeshuri nkazajyayo nzi dukeya. Urumva rero uyu mugabo agomba kugira gute? Agomba gufasha abana. Urumva umunyeshuri yazi ubwenge, tugomba kumwifashisha. ubwo noneho abahungu bankeneyeho ubumenyi, muzajya mujya ku ishuri nimumva umuze mbahugurisha. Ahubwo ibyo ngibyo ubwo urumva uzabakoresha stage. ubwo devoir mwarimu yabaye muzaza zibakoresha. Ndumva ubwo, ariko ubundi
umugabo amakuru ndabona wibereye mu myumbati uburyohe bwakwishe ngo ndewe ufite ibineza neza byinshi nuko ariyo yandeze niyo yakureze wese nawe urayihinga wese ko udatwara ikinyabiziga nk'abo bantu buri wese agira impano mbese aba bantu bavugaho iki batwara ikinyabiziga gutya baba bararenze bararenze nyine babavugaho iki baratwara pe kuko ubu ngubu yenda nk'abaturage igihugu cyose kigomba kubamenya ko hari abamotari bagomba batwara ikinyabiziga bye kandi bakaba banakora no mu bukwe batazababona bagiye gutwara mu bukwe bw'umuntu bakavuga ko aba bantu yenda basaze cyangwa ari ubundi buryo ariko aba bantu ubu ngewe uko nabibonye ntabwo uhagarara kuri moto ngo wagiserere ihagaze noneho munahure moto ziriho zaka ziriho zigenda banafatana buriya n'abahinzi ntabwo bahinga mu murima kimwe hari uhinga akagenda imbere undi akagenda ubwenge ni mu mutwe bino nawe tubwire uburyo ubwenge ari mu mutwe n'abahinzi ntabwo bahinga kimwe ikintu cyose ni mu mutwe ikintu cyose washatse gukora kirakunda iyo wagitekerejeho kirakunda ntekereze gutwara moto nihagazeho birahita biryana ntabwo ari byo wahita uvuga ngo ndabitekerezaho ngo mpite mbikora bikunda ntabwo ikintu cyose wahita uvuga ngo mpite nyitwarira rimwe uramanza ukagitekerezaho ukamanza ukakiga igenda biza gahoro gahoro wese akana twese ntabwo tugira minervari imwe ntabwo mugira minervari imwe umpaye nka rero none se icyo nibaza kubera iki wowe hari ubushobozi ntabwo tuvuka mu ngo zimwe yego ubu bushobozi ni njyewe anywa icyayi nkajya ku ishuri ariko undi akabyuka akaraba ajya ku ishuri moto imugitwara twatsinda noneho twese baba mu ishuri rikananira nkajya hasi we akajya hejuru muri bwa ndi yatsindiye ubwo kubera iki rikunaniye n'ubushobozi none se amafaranga namwe ubushobozi bushobora gutuma utsinda cyangwa ni mu mutwe no mu mutwe habanza iki habanza mu mutwe yego hagakurikiraho ubushobozi kubera iki ushaka kugera mu mutwe noneho ntubashe gutekereza neza wabibona ugasanga mu Rwanda urugero umurwayi ibibazo byo kurya ariko wa wundi udafite ikibazo cyo kurya icyo ariho ni ishuri nanjye ni ishuri ariko njyewe nkabura iki ubushobozi bwabura ubushobozi ubwo urumva hakeneye iki umuntu buriya iyo kimwe cyanze ikindi kirashoboka nk'ubu bahisemo guhinga no gucuruza no gutwara moto ariko njye nahisemo guhinga kuko aribwo bushobozi mfite nta bushobozi bwo kugura ikinyabiziga yewe urumva ahubwo bagomba kudusobanurira ibi bintu rero bagomba kubidusobanurira neza kuko wamugana kubera iki mwahisemo kuvuga ngo reka mugure ibinyabiziga mukoreshe kano kazi sibyo mutakurikiye amashuri ese ni iyi amashuri twarayakurikiye ndetse ku ishuri mwarimu yigisha amasomo arenga rimwe ari nayo mpamvu ubona nakubwiye ko ibyo byose tugomba kubikurikira tugize aho tubona twabikora mwarimu yigisha igifaransa akaba umwana ucyumva cyane kurusha andi masomo akigisha ikinyarwanda akaba ucyumva kurusha abandi akigisha icyongereza akaba ucyumva kurusha abandi n'andi masomo na za religiyo na za geography n'andi masomo rero twakurikiye amasomo ubumenyi twakuyemo ntabwo twabupfushije ubusa ntabwo mwarimu twamusuzugura kuko iyo tutagera imbere ya mwarimu nubwo twagize inzitizi zo kudakomeza ngo tube ba minisitiri cyangwa tube ba perezida ariko rwose guca imbere ya mwarimu byatumye tumenya guhinga kijyambere imyumbati no guhinga
insina kijyambere ndetse bituma tumenya no gutwara ibinyabiziga. urumva abantu bakurikiye iyi channel bakanyuzwe. Aba bantu bakanyuzwe n'abaturage muri rusange bari batuye hano muri karitsiye yanyu mukoreramo, sibyo? Bibazaga ubundi kubera iki mukunda gutaka moto mugataka kwibi bihingwa bahinga. Basobanukirwa. Yenda reka turebe umusaza mukuru, dore nguyu. Papa we, amakuru umeze mute? Nta kibazo. None se aba bantu ndumva mwanyuzwe. Twanyuzwe rwose kandi n'ubundi turabisanga ngo ntabwo aribwo bwa mbere. Turamenyeye ko bajya babitwereka kandi iri ni nk'ishuri bigisha n'abana batoya kugira ngo bazagere wenda mu kigero cyabo, naho igihe bazaba badakiriho nabo baba bakora nk'ibi ngibi. Ko batazigisha guhinga amasuka mu mutwe. Yego. None se papa we, twebwe icyo tugira ngo tukwibarize. Yego. Aba bantu bundi ibyo bakoraga, sibyo? Ibyo bakoraga bundi mwarimu bisobanukiwe. Ibi ngibi turabisobanukiwe kuko ntabwo aribwo bwa mbere baba babitweretse, no mu bukwe babikora turi kumwe. Bashobora kuba babikoraga ariko mutabisobanukiwe. Oya, turabisobanukiwe. Aba ngaba ni abarimu, nuko wenda hari abana batarabifata ariko n'abarimu barakaze. Ufite abana se? Ndabafite. Wese ubona wabifuriza ibi? Njyewe se ibi ngibi ahubwo nta kintu nakora nabifuriza ibi bintu. Nose gutwara ikinyabiziga, kwiga amategeko y'umuhanda, ubundi ubwo ngubwo byatwara iki umwana wanjye? Rega kwiga amategeko y'umuhanda no kuba no kumenya gutwara ikinyabiziga, kumenya gutwara ikinyabiziga bitandukanye n'ibyo yiboneye hano cyangwa se kwabo bantu. Siko nose abantu bose bize amategeko y'umuhanda bakaba batwara za moto, tuvuge ko bazi bino bintu. Ibi ngibi nubwo wabwira abantu ngo mwese mutwara ibinyabiziga ngo ngaho mwese mukore bimwe, ntago babikora. Aba ngaba nabo bafite ubundi bumenyi bihariye. Hari ariko ubundi urabona nk'abantu batwara ibinyabiziga basubiye mu kizami bashobora gutsinda. Aba batsinda ndanabihamye. Batsinda urabihamye? Ndabihamye batsinda. Ubwo rero reka dusabe basubire mu kizami, wenda abantu benshi basubire mu kizami turebe. Wenda ubibasabe ibyo babwira babikore, urimo no kureba barabigukorera ureba. Urabona nk'aba ngaba iyo batwaye moto bagacana mu satere ntabwo bamugira. Ntabwo, kuko bakora ibyo bazi, ntabwo ari ibihimbano, bo bakora ibyo bazi. Bakora ibyo bazi. None se wowe ku ruhande rwawe ubibona ute se? Ubona bakora ibyo bazi cyangwa ni ukuba bakora hari ibindi bintu baba bakorera? Oya, bakora ibyo bazi n'ibyo bize. Nta bindi bintu baba bakora? Oya, nabyo n'ibyo bize. Ni hehe biga gutwara moto bahagaze ku ihembe? Igicumbi kurigira amata, inyuma yaho harya mu isoko aho baba barimo muri sikirasiyo, aho ngaho babikora mahagaze. Baratsinda ndanabizi. Noneho urumva hahandi batega ikigingi nyuma wakigongonza umuntu agatsimba ngo hagarara, yakagenda aho ngaho naye narahageze. Aba babikora ndeba perime babahaye bazibahaye mahagaze. Nari mari kiriya kintu se cy'inyuma ni umuntu? Kiriya ni umuntu. Iyo ikigonza bugonza umuntu ni umuntu. Ntabwo usubira inyuma ngo ukigonga, ahubwo bakuba ngo shita urugende, bagahagarara, bakuba ngo ugenda ukongera ukagenda ugafata feri ugahagarara. Ubwo se nkubwira naho bakorera perime. Kubera iki utakwifuriza umwana wawe kujya gukora? Reka barakamanze nkubwire, buriya niba ushaka kugira ngo umwana amanze amenye ubumenyi, urabanza ukamushyira mu ishuri nyibuze. Urumva, niba akoze toroko mukamutsinda, mujyane mu myuga.
ariko n'abagikomeje nakomeze nagera hejuru agakora icya leta nanone hejuru agatsinda mureka akomeze nibyo yabyiga ariko ukamureka agakomeza n'aya mashuri akandi akabyiga byose arimo kubikora yose akabyiga kandi byose akabikora. ubundi kuki Torokome we yamutsinze kuki utumva ko atagera hariya wamuhira imyuga agatsinda? Ariko ikintu kizima Torokome niyo yamutsinda ufite ubushobozi uranamusibiza agasibira akongera agakora ubutaha kandi nawe isomo rimwe iyo rimutsinze ubutaha atsinda irindi. Twe nko mu Rwanda ikibazo gihari ni kimwe ni ubukene buhari nta muntu ugitsindwa nta n'umuswa ubaho ubu hano muri bano bantu nta muswa urimo ahubwo ikibazo ubushobozi nibwo bugenda budutsinda. Umuntu yamenya akazi kamwe urumva ahubwo wakamurihire ngo agakomeze ngo bara ngo ni umuswa nta muswa ubaho. Rero twe tuzi neza ko ushaka no kwiga ikinyabiziga kikagutunga ukiga n'ikindi kintu kikagutunga nta muswa ubaho ahubwo ubushobozi bwo mu Rwanda bwacu nibwo butunaniza. urumva aho ngaho hajemo ikindi kibazo umuntu nta muswa uba mu Rwanda uhari nawe nta muswa ubaho mu Rwanda ahubwo ikibazo ni ubushobozi tudafite. none se hari abantu benshi batsindwa bakavuga ati uriya muntu ni umuswa. Oya ni ubushobozi baba badafite. None se niba nazi igifaransa unayoberwa n'icyongereza niba icyongereza kinaniye nayoberwa n'ikinyarwanda kandi iyo shuri ko hari akazi ushobora gusanga umuntu yigisha ngo yigisha bari abana ubigisha ikinyarwanda ese ngo yigisha bari abana ubigisha icyongereza ibyo ntabwo byakananira ariko abantu rero bakurikiye cyane ndumva bakagombye kumenya ko umuntu nimba atsinzwe ikintu kimwe sibyo nimba atsinzwe ikintu kimwe hari ikindi ashoboye aho umubyeyi ugiye kugira ikintu ubwira nk'ababyeyi kuko urumva niba abantu umubyeyi afite umwana akavuga ngo umwana wanjye ni umuswa ahubwo yakagombye kumenya icyo umwana ashoboye. Wababwira iki rero? Ngewe ikintu nabwira ababyeyi bari hano ntihazagire uvuga ngo umwana we ni umuswa kuko n'ubundi ntiyabura icyo yashobora. Icyo mbabwiye gusa ni ugukora tukabashyira mu ishuri niba ashoboye ikinyarwanda mureke yiga ikinyarwanda igifaransa ni igifaransa igiswahili ni igiswahili nta muntu ubura icyo ashobora muri iki gihugu nta muswa ubamo usibye ubushobozi tudafite. ahubwo ngewe icyo nakwibaza nkawe ibihugu by'abazungu n'ubizi ndabizi mbese buriya hari umuntu waba uvamo bakavuga yuko ari umuswa nawe kubera iki nyine kubera ko ibihugu byabo bifite iterambere badutanze imbere urumva badutanze iterambere umwana wabo byanga byakora niyo batamurihire n'igihugu cyabo kiramurihirira. Twebwe rero ubwo bushobozi ntabwo igihugu cyacu cyabugeraho. ubwo urumva ko ikibazo ni ubushobozi ntabwo mu Rwanda abanyeshuri bacu ntabwo ari abaswa natwe ntabwo turi abaswa. yenda ndumva uhumurije abantu b'ababyeyi none se bakagombye kumenya iki? Ababyeyi bakagombye kumenya iki bafite abo bana? Hari uvuga ati jyewe umwana wanjye nashaka ishuri ariko nawe byagikira. Ababyeyi bahumurize bene uwo nguwo nta nubwo tumushaka muri iki gihugu. Ugombye kohereza umwana ku ishuri ntiyabura icyo afatayo ntiyabura icyo amenya na rimwe nta nubwo yabura ikinyarwanda akabura igifaransa akabura icyongereza indimi bigisha mu Rwanda ese niyo byamunanira akiga n'ubuhinzi amashuri yaraje agronomy yabura no kujya kwiga ubuhinzi akamenya guhinga imbuto kijyambere nyibuza nk'izi ngizi bari kukwereka ku buryo wazihinga kijyambere ukamenya ngo umubyare nk'uyu nguyu ujyaho igitebo cy'ifumbire ukajyaho wenda imvaruganda ingana gutya ukajya umenya ngo izera igito kingana gutya ariko warabikuye hehe mu ishuri. urumva rero ngewe narindiho nibaza ibibazo byinshi ndahita ngaruka kw'aba bamotari ndahita ngaruka kw'aba bantu ba moto wa mugani bavuze ati twebwe twabonye ariho tugize dute tubifitiyemo impano twanashoyemo. urumva muze ushobora mugani wawe kuvuga yuko ari ubushobozi bwanabuze
nimba abangaba barabonye uburyo banashora bakagira ibyo bakora sibyo bakaguriza za moto bakabona uburyo bazigenderaho baririmbira abageni kandi namwe mukishima ariko bano bantu ubundi mwakagombye no kugira n'ikintu munabagenera kuko babaha ibyishimo abangaba uburyo mu kanya mumeze nkabona yewe ahubwo nari mfite ubwoba mwebwe mwishimye muri twebwe ikintu tubifuriza urumva dushaka ko batazaba baza hari abantu bangana gutya hazaba hari abikubye nk'inshuro 100 nyibuze ikirori kigashyuha tukamenyekana tukavuga ngo abantu b'iwacu nabo basohotse bari gukora ikirori kigaragara nibura tukavuga ngo noneho ibyo ngibyo nibyo tubifuriza tubifurije amahirwe masa ahubwo ubwo si ubukwe bwabo ubundi babomese gute njyewe numvise baririmbira mu bukwe buriya rero reka nkubwire baranahari uracyumva si bahari n'ubundi ibyo bakwijeje bari bukwereka mu kanya barakwereka ukuntu noneho bacyuza ubukwe n'ukuntu babigenza ntabwo n'abavugira barahibereye barabikwereka n'ubundi ndabizi neza barabikwereka urahava ubibonye baba bafite byinshi nyine byo kutubwira ariko urumva ntabwo bashoboraga amakuru meza ava mu baturage nk'amwe mubabona mubana n'abantu sibyo ntabwo wakwivuga nabi buriya umugenzi wawe niwe ubucuruzi neza twebwe uko twabibonye twabonye ari ubundi buryo ahubwo twe twari twagize ubwoba tugira ngo hari ibindi bintu biri kubakoresha oya nabyo ni ubundi bwenge bwa bundi bwo kuba kimwe cyarananiye nkashobora ni icyo ngicyo niba warize wenda ukaba umunyamakuru erega nanjye nshobora kwiga nkaba mwarimu nanjye nakwiga kujya guhinga ntabwo abantu biga imyuga imwe ariko ntumbwire ngo nize ngo wenda ngo bino ngo ntabwo nabishobora oya kudakomeza ishuri ni ubukene bw'imiryango dufite naho nta muntu ubura icyo yiga ngo amenye ese ko bano bavuze ko bagiye mu buhinzi sibyo bishatse kuvuga ko urubyiruko iwabo nta noza se nta mirima bagira bashobora guhingamo bano bashobora guhingamo urambaza abangaba yenda reka tukubaze muri rusange urabona bano bo bavuze ko bigiriye mu bintu by'ubuhinzi ese abo bantu bandi bashobora kubura ubushobozi cyangwa nk'abana bawe kubera iki badashobora kuvuga ati kuva tubuze ubushobozi bwo kwiga reka twigire hehe twigire mu guhinga yasambu iwacu babuze ubushobozi urumva baramutse babuze ubushobozi buriya no guhinga ni umwuga habaye hariho baza guhinga bahinga ariko habaye hatariho jyana umwana ku ishuri kuko n'ubundi isambu ziri ugushira naziriho nibajya kwiga bige naho amasambu yo ari kugenda ashira kandi abantu turi kwiyongera reka turebe nk'urubyiruko hano nk'umusore tumubaze twumve icyo bivuga ese kuko umuntu ashobora kujya mu ishuri akaburamo ubwenge mu ishuri musore we dufashe we w'ingofero itukura dufashe ese umuntu ashobora kujya mu ishuri akabura ubwenge bwo mu ishuri koko cyangwa akagevura icyo akora murakoze ngiye amazina yanjye yitwa Mugiraneza Faraswa Mugiraneza Faraswa n'ubusanzwe ngiye n'ubundi ndi umunyeshuri ndiga yego uriga none se nkawe wiga amasomo yose urayumva oya umuntu agira amasomo yumva byose ntabwo ariko wabyumva hari igihe wenda ushobora kumva shimi cyangwa umwe akaba yumva bioloji akaba yumva fizike byose ntabwo ariko wabyumva hari ayo ugerageza n'andi bigenda biza gake gake none se urabona twabonye aba bantu bano bantu bari barimo bakora ibi bintu hano sibyo ni gute ese urumva wabigana ukazabikora cyangwa hari indi mpano oya njyewe mfite impano yanjye njyewe ubundi ujya ku ishuri ufite sitarateji ugomba kwiga ukagira icyo nawe uzigezaho nyine ukiha intego ukiha papasi ukavuga ati njyewe ngomba kwiga nkagera kuri iki ngiki ukavuga ati wenda nimba ngiye ku ishuri ngomba kuziga mbese indoto zanjye nkakabya inzozi zanjye nkagera ku cyo nifuza intego yanjye ukaba ariyo ngeraho nkazajya ku ntego niyemeje ukagera ku ntego wiyemeje urumva rero
ubwo se wabwira iki nk'urubyiruko bagenzi bawe? nk'urubyiruko njyewe urubyiruko narukangura kujya mu ishuri tukiga tukamenya tukagira icyo tumenya tukiteza imbere tukazabaho mu buzima bwiza. nk'ubu uri kubona amasambu ari kugenda ashira, abantu bari kugenda baba benshi, tukiga nk'ubu ku ishuri hari ukuntu turi kwiga guhinga kijyambere, hari ukuntu turi kwiga ukuntu duhinga kijyambere ibihingwa, bari kutwigisha ukuntu mbere mu minsi izaza ubutaka uri kubona abantu bari kugenda baba benshi, kandi ko abantu bagenda baba benshi n'ubutaka niko bugenda bugabanyuka nyine. ni ukuvuga ngo hari ukundi kuntu twishuri bari kutwigisha tukajya duhinga mu ikoranabuhanga, duhinga ku ikoranabuhanga tukiteza imbere nyine. nimba dufite umurimo mutoya tukawubyaza umusaruro. hari ukuntu umuntu ahinga mu murima ugahinga nabi ntukoreshe ifumbire, ariko wowe wahinze kijyambere ukabona umusaruro uri hayi. mbese ubwo nk'aba bantu urumva ko bishakiye imirimo, sibyo? bishakiye imirimo nk'aba bantu b'abamotari, ndumva bari kwigisha abantu benshi cyane rwose. nawe tuba twishimye pe, nk'iyo habaye ikirori n'ahangaha nawe tuba twumva dufite ibyishimo bidasanzwe. ahubwo hazaba ikirori nanjye maze ndebe. n'uyu munsi ubwo bukira hari aho bagiteguriye, ubwo bukira hari aho bagiye kujya mu kanya. nuko nyine tubafatiranye tukaba tuhageze, tubafatiranye. ahubwo ndagira ngo yenda mbaze uyu muvandimwe, sibyo? ikindi kibazo, ese abari abageni muba mwagiye babatumiye muri rusange, ese ushobora kumuha akarifu tukamushyira kuri moto, cyangwa gusa aho nuza intego yawe ni ukuba wajya imbere werekane ibiri inyuma? bakoze bagira ubukwe butandukanye. iyo bagiye gukora igikorwa cya mbere cyo kwandikwa, nitwe tubaheka njye n'uyu mugabo, noneho abandi bahetse ababaherekeje bakajya inyuma. igihe cyo gusezerana rero twe ntabwo tuba twemerewe guheka abageni cyangwa se n'undi muturage, kuko twebwe tuba turi abayobozi b'ibinyabiziga biri inyuma yacu bibimburiwe n'abageni bahire. ntibaba bemerewe kunyagirwa, ntibaba bemerewe no guhuhwa n'umuyaga. niyo mpamvu bagenda mu modoka, twe tukagenda imbere yabo. mukagenda imbere yabo? yego. ubwo se iyo muhuye n'ibyago hakaba hari umugeni ushobora kugira ubwoba kandi nta yindi modoka ihari, bari biteguye kugenda kuzanya urugendo, umugeni akaba yagira ubwoba se bw'uko imodoka ibuze? akagira ubwoba bw'uburyo muri kugenda, cyangwa n'abaturage uburyo bari kubareba. uburyo tuba tugendamo ni ubwa kinyamwuga, ni ubw'ubuhanga. ntabwo tugenda tubungamiye ibyo ducaho cyangwa abo ducaho. inyamaswa tuzisanze mu muhanda nicyo kiba cyadushyize imbere y'abageni, turahagarara abageni bakamenya ko hari ikibaye imbere, kikabanza kigacaho, twahaguruka nabo bagahaguruka. yewe abaturage iyo dusanze bari mu nzira bakibona ibi binyabiziga bamenya ko inyuma hari abageni, bajya ku mpande. urumva iyo bari inyuma yacu ntabwo baba bafite na bukeya, baba bazi ko imbere hari sekiriti ikomeye. biba bimeze nka za kompuwaye z'umukuru w'igihugu, za rebe iyo agiye gucaho hacaho izindi nteguza, akavuga ati hari ikindi kintu giciyeho, hari ikindi kintu kigiye kubaho. urakoze cyane, niyo mpamvu twakubwiye ko tunabisaba kugira ngo tutagira abo tubungamira cyangwa ibyo tubungamira. gusa cyo abantu bakurikiye icano bashobora no kugira amatsiko bakavuga ati tugomba kubakenera, sibyo? abantu bagomba gukenerwa, cyangwa tukanabareba no ku ese mugira imbuga nkoranyambaga cyangwa ni ibintu mukorera mu kirere? turarufite. bashobora kubabariza he? kuko na aderesi yanyu barayikeneye buriya. bashobora kutubariza kuri YouTube,
ujya kuri YouTube ukandika imbaraga za Yehova. Imbaraga za Yehova. Ubwo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko imbaraga dukoresha ari iz'Imana y'ukuri. Yenda wovuze aho bashobora kubabariza, sibyo? Yenda hari n'ababa badabonye ubushobozi bwo kujya ku izo mbuga, hari n'abashobora kumva. Gusa icyo twakwibaza ubundi iyo nanga bahita ngo iningiri. Iyi ni inanga nyarwanda. Wayikuye umuco gakondo turi gushyigikira. Umuco nyarwanda. None se wayibaje mu kiwe cyangwa ikorwa mu ki? Ni mu ihembe. Ni mu ihembe? Ongera uyizane turebe. Ni mu ihembe yibereke neza. Zikari ihembe koko. Zikari ihembe koko. None se ukabihuza ute n'izi ndirimbo? Biriya n'ubumenyi mba nisangamo, mba mwifitemo bwa bumenyi, ntabwo umuntu wese byo yabishobora. Biriya byo ntabwo umuntu wese yabishobora. Hariya ho nanjye mba mbashoboye hariya. Hano hantu urabashoboye. Ubwo rero turumva abantu bagukurikiye bagomba kukwitabaza cyangwa bakanagutumira n'ahandi kure. Hose ndabikora, hose nabikora. Oya, kuba watanze aderesi yawe baragukenera da. N'izindi ndirimbo zose tubashyiremo nako mu kiriziya se. Ngaho bashyiriremo. Noneho tangashe. Umva ni impano umuntu aba yifitiye pe. Ntacyo nteze kuzakena na rimwe ngo ufite dawe, ni wowe unyobora iteka mu nzira nziza, ukamenyera igikwiye. Abayizi mwese muririmba. Kubanyihumeka abazima nagaruko ntwara moto, ahubwo nuko mfite umugambi nyagasani. Niki cyatuma nagushimira nyagasani, kari wowe nkesha byose, nabuzwa n'iki guhuza ndaterurane bamuganisha inka nyagushimwa. Shimwa nyagushimwa, kubw'urukundo nkondo kamenyera byose, ukabima kubuntu bwawe nta kiguzi, nanjye naje ngushimira iyo neza. Ntacyo nteze kuzakena na rimwe ngufite dawe, ni wowe unyobora iteka mu nzira nziza, ukamenyera igikwiriye. Mfite inyota dawe, sonze kuzakubona mu ruhanga rwawe, duseka tubyina turirimbira indirimbo z'abagatsinze. Ntacyo nteze kuzakena na rimwe ngo ufite dawe, ni wowe uyobora iteka mu nzira nziza, ukamenyera igikwiriye.
umva none se ako kantu hariya kariya kantu muri kuvugisha ako kantu muvugisha nabonye ubanza ukagira ukabanza ukakabobeza ongera ukabereke turebe kubera iki ako kantu ubanza ukakabobeza ni ukugira ngo kabone uko gahura n'akariya bikavuga gakoze mu kisi ni akadeyi gasanzwe k'umufuka umufuka wawe ubahahiramo n'igiti cyonyine n'igiti cy'ikisi igiti gisanzwe ngwiki igiti gisanzwe yewe wese nk'ubukwe mwakora ko ndeba abantu batataha ubukwe wakoresha wabwisinyeho ko ndeba abantu batataha ni nacyo gituma bantumaho ajya kubakorera igitaramo iyo kuri moto birangiye bamugejeje mu nzu dushobora kugikora tweza mu gitondo n'abageni bakimara kugera mu gisharagati si ubona ko turimburira ibinyabiziga bitwaye abageni bashyira no mu gisharagati tugomba kubashyiramo igipimo cy'urukundo kugira ngo abaturage bamenye ko twicaje hari urukundo nawe se nta yindi nanga mushobora gukoresha kuki utafata gitari cyangwa piyano nazo twazikoresha ariko kubera ko twe tuba turi kwimakaza umuco nyarwanda niyo mpamvu ubona dukoresha dekorasiyo nyarwanda mu gucuranga tugacurangisha nyarwanda atari biriya bya kizungu bijeje abantu baba bakurikiye izi dekorasiyo kuko hari njya mbibona nk'ikigali ugasanga bakoze dekorasiyo y'ubuti bakawumanika mu nzu cyangwa mu masare ahantu runaka ndumva bano bagabo ari byo bigana bagakora nk'ibya kinyarwanda bamugani bisanzwe kandi bisobanutse nka biriya byo mu mujyi hari igihe biba bitanafite n'igisobanuro ugasanga nose nimba baje akameza ukakamanika muri sare bivuze iki ko bazakicaraho bari hejuru se ariko bano atigewe nimwifurije kuzarya igitoki kuzagira ibijumba kuzagira ibisheke kuzagira avoka ibi ndumva bisobanutse wese ni iki mwabwira abantu dusoza ni ukuvuga ngo abaturage badukeneye tukabaha nomero bashobora kudushakiraho ushaka ko tujya kumukorera igitaramo tukamushyuriza ubukwe bukaryoha ubu ngubu azadushaka nimero twazitanze azabashake gusa cyo hari ikindi kintu mushobora kubabwira cyihariye hari ikindi kintu mushobora kubabwira cyihariye mubagira nk'inama ni nk'ubujyanama yenda ubujyanama aho abaturage twabaye ariko bagomba kujya ku ishuri icyo twakibuze bagomba kujya ku ishuri bakiga bakamenya kugira ngo nabo bazakore nk'ibi cyane bazanakore n'ibirenze nk'ibi kuko twebwe turi kubatangirira turi kubereka turi kubaha fondasiyo buri kubaha fondasiyo reka tubaze ariko nabonye ufite n'umuntu ugutwaza ibyo bikoresho wese ko atabafasha se ni ugutwara ibikoresho gusa reka yenda nawe tumufashe ni ugutwara ibikoresho kuko ntiyatwara moto ngo abashe no gutwara ibikoresho ari bucurangishe mu bukwe ubwo niyo mufashe ariko kuririmba se kuririmba ndagerageza nkabafasha ariko nubwo atabikora twebwe turabyishoboreye rwose ni icyo wabwira nk'abantu bakora ibi bintu ese hari abantu bashobora kubigana kuririmba gutya baba bafite ibikoresho tubonye hano n'ahangaha si ubwo barahari ntabwo wapfa hano ntaho wahasanga yega nimusanisha igihugu cyose turebe igihugu cyose barabifite benshi ndetse iyi dekorasiyo nyarwanda niyo batari bakavumbuye ariko nayo ndayibashishikarije hari ubwo wenda hari nk'uwari kubibona tutaramusobanurira ibyo ari byo akavuga atari kuri abahungu barasaze twebwe dufite icyo dukorera ibintu icyo nibaza se yenda dekorasiyo bayikora bigakunda sibyo
iyi dekorasiyo bayikora bigakunda. None se iyi dekorasiyo bayikoze bigakunda, gutwara moto kuriya se? kuriya nubwo utayitwara kuriya ariko ukaba ugiye mu bukwe bw'umuntu ugomba kumwifuriza ibi ngibi, nubwo utabikora kuriya twebwe n'ubundi bumenyi tuba twifitiye, tuba tugira ngo tubaryohereze cyane, ariko babikoze gutya nabwo nta kintu kiba kirenze. Ikirenze no gutwara moto kuriya, kuko urumva dekorasiyo y'iyi nanjye nayishyiraho ufite moto, aho ku igare yajyaho, ahubwo iki gutwara iriya moto muhagaze hejuru kuri vitesi. Buriya ni ubundi buhanga bwacu. Niyo mpamvu rero abantu baba babakurikiye bagomba kubitabaza, ahubwo mukabereka utundi dukoryo tundi twashize. turahari rwose, ubikeneye iyo ubikeneye azaze turahari. Yego, none se nkawe sibyo? Nawe nabonye ari wowe uri kuririmba cyane, bakagucurangira ukaririmba. Hari abahanzi bashobora kuba bakeneye kuzamuka mu muziki wabo, ese barabona umuziki bawushobora, cyangwa wabagira inama yo kuba bakurikira wa wundi usanzwe? Se wowe uriya usanzwe wawushobora? uri usanzwe nawe ushobora, nawe ushobora, ariko ngiye kubera ko ngamije umuco gakondo, ntabwo nshaka guca Rugamba Supiriyane, nta nubwo nshaka guca ba Munyanshoza n'impara, nk'uko rwose bajyaga badukura mu mitana bakaturimba akarimbo keza cyane. Hari abatazi iby'urukundo we, bavuga bo bihebeye, ngewe sineze kukuvuga, nzagutsinda nk'abakuru. Isa itatse diyama, umubiri uteye nk'ugirene, iko wanywaye ubwenge na roho, ugiye kuzasaza. Mpore Nurukamata mushogoro rwa nta muhanga iwacu batasesise. Umurambo w'amaraso wa murambara narambaraye mu mpinga hagicuma. Umuheto wanjye ni murasandoye, umuheto wanjye ni rukundo, warashe umugabo wari uri Gicumbi mu mpinga aravumira, atuye n'indu ndashaka mbwiriza urukundo mwabagabo. Dore twaje kunywa no kuganira, nawe washemye ibiganiro wa mugeni.